Mbanje kubasuhuza mwese abakurikiye Umuhoro TV. Ndabinginze mukore like, comment, share, mukande subscribe kugira ngo mujye mubasha kubona ibiganiro byacu. Ubundi ducisha ama comedy ako uyu munsi twasuye umustar muri Nyarutarama kabisa. Ni gorofa yeri yicaye atuje muranywa ka TV. Dore inkweto ariko mujye manza murebe amafaranga n'inkweto ihagaze. Abayifitiye agakombe rwose. Meze bite se bro? Shameze kabisa, meze neza kabisa cyane wowe se. Sha nange ni fresh, twagusuye wakoze kuduha karibu nubwo uri muranywa wenyine ukamushyira ku ruhande bose wabitewe niki? Sha nyine mwakoze kuba mwansuye ariko nyine natabyiteguye mwanongoye namwe murabizi kandi nari ngiye kwigira mu kazi ngiye kwishakira job subize ko kuba muri Nyarutarama sara guhiringa amana. Ndabizi neza. Ande makuru? Sha makuru ni meza nyine tu, makuru ni meza, ibintu biragenda, umuharuro muri uploading ibintu bimeze fresh. Muri iyi minsi none hari n'ibintu byinshi tugiye kubahereza bya danger bikiri muri studio twamashije gukina. Ako nabonye hayindi cano ujyamo gukinamo yitwa Rwanda Tech Show. Rwanda Tech Show nayo imaje kugera ku rundi rwego rushimishije. Kubera ko urumva abafana nabo turabashimira cyane, abafana ndabashimira cyane bangurikira kuri channel ebyiri zitandukanye kandi hari n'izindi channel nenda kuzagenda nyinaho abantu bamwe bari gutangira cyangwa se nabatangiye wenda kumumagana nkaza ngakinana nabo ariko mungu bahano ndimo ndabarizwa n'ahantu habiri kuri Rwanda Tech Show no ku Muharo TV. Rero mboneraho no gushimira abafana badukikira mu bintu byose muri nyine ibintu byose nyine turashimira abafana n'abafana cyambere n'abantu butunze n'abantu. Ako naguciye mu ijambo urimo ravanga ukina mu Muharo TV muri Rwanda Tech Show, ubundi ukinamo ibiki? Ukinamo ibihe bintu? Urebye byose ni comedy tu, byose ni comedy ariko nyine content ntabwo zisa. Buri yawo umuharuro ufite content yawo ipanga na Rwanda Tech Show ifite nabyo ibindi bintu ikina byayo nyine bigiye bitandukanye ariko ni comedy nundi nyine ni mu ruhango rwa comedy nyine. None ayo macano yose zakomeza akina amakomedi gusa cyangwa zakinana n'izindi filime, ibiganiro bitangaje nkuko izindi cano zigenda zibigenza? Mere wenda nko kuri Rwanda Tech Show reka cyangwa reka mere ku umuharuro ufite ibintu bya danger kandi imbere ni heza. Imbere ni heza kabisa, abafana nibakomeza kubidushyigikiramo nisha ibintu bizagenda neza kabisa kuko hano imaje gushyika bigaragaza ko urukundo ari rwose. Wabongira ngo wabonye ko nejo muri twujuje igihumbi n'izindi zirenga. Durumva tugeje time watch, abafana ni badufasha tukabizo time watch bakadufasha bakajya bareba video bakayirangiza, niko time watch bayinje kandi ni nyine ni indi nkunga ikomeye. Umuntu akugeje ku gihumbi n'ubundi yagufasha na time watch ukayibona umuntu agatangira gukora kandi hari n'ibintu byinshi. Hari n'abandi bakeneye no kuza muri Rwanda Tech Show ngira ngo muri Rwanda Tech Show hari abaje bo bameze fresh. Muri Rwanda Tech Show bari no gutegura nabo filimi nyarwanda iri hafi nayo gusohoka, bari kuyitegura. Umuharuro TV nawo ni ibintu bimeze fresh kabisa hano hose. Wabonye ari izihe inyungu zo kuba ukina mu macana abiri kutukwa ukina muri channel? Urumva hose nago nyine byaba byiza ko ufite aho barizwa ahantu hamwe uvuga ngo barizwa ariko kubera ko nyine abose ari abavandimwe kandi ahantu hose tugomba kuba kandi nimba muri Rwanda Tech Show narifuje gukinana nabo bigakunda, Umuharuro TV nkaba nyinamo nabo bigakunda kandi tukatubanye neza. Urumva bidusaba ko tugomba kumera neza gukomeza tugakomezanya. Sibyo cyereko ndagize izindi mpinduka zabaho ariko twakomeza tugakinana kabisa nta kibazo. Tarinjira mu kiganiro neza ngo tuye mu buzima bwawe, ibyo ukunda, ibyo wanga. Tabana wambaye ibyangwe yahese ibyangwe byo mu butishiti kabisa. Ururukweto waruguriye he? Ururukweto nyine naruguriye mu mugito. Se ururukweto waruguza ngahe? Nibanga. Ako abastari mwese kuki mukunda kuvuga ngo nibanga mwagiye mutubwiza ukuri nako tukabimenya kugira ngo nako tuye dushakisha uburyo twajya tujya kubibona. Byo nambaye byo nibanga gusa rurahenze. Ngira ngo nawe urabibona n'abafana barabibona urukweto rurahenze tu. Abo wambaye angahe ku mubiri?
urumva nimubwira ngo namba ngahe ndabashatse kubwira n'ubundi ibintu byanjye ayo nabiguze kandi sinshaka gushyira hanze amafaranga naguze imyenda namba wenda ibyo ngibyo muzabikorera ikindi kiganiro cyeka nimba ari byo mwaje kumbaza. Nk'uko mubibona umusitari wacu twatangiye kumuganiriza tugiye kwinjira mu kiganiro byimbitse atubwire ibyo akunda ibyo yanga ubufasha asaba kugira ngo abashe kumenyekana ku rwego mpuzamahanga muri Afurika ndetse no muri Aziya ahantu hose kugira ngo abashe kumenyekana. Icyambere reka asaba ni inkunga abafana gushyigikira cana kinamo ukajya uzirayikinga ukaziha subscribe ukaziha comment na share byose ukabasha guteza imbere umwana w'umunyarwanda. Baravuga ngo iyo uteje umwana w'umunyarwanda imbere yo ukanze subscribe kuri channel y'umwana w'umunyarwanda uba ukoze ikintu gikomeye cyane. Ni nko gushinga fondation, ni nko gufasha umukecuru utishoboye, ni nko gufasha umusaza, ni nko kumutwaza amazi. So turabasaba kujya mushyigikira abana b'abanyarwanda ahantu hose mukajya mubashyigikira. Twinjira mu kiganiro neza sasa noneho ubuzima bwawe busanzwe ubundi ukunda iki? Ubundi ubuzima bwawe busanzwe uri muntu ki? Urinde amazina yawe yose, ese ukina muri mu makomedi witwa ngo iki kugira ngo abantu bose bashe kumenya ubuzima bwawe? Ubuzima bwanjye amazina yanjye banyita undi Augustin cyangwa ukanyita Ngenzi Augustin. Ni amazina yanjye Ngenzi Augustin. Ngenzi Augustin. Muri komedi ubundi akenshi bagita Bugi. 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 Iryo zina ryaturutse ku ki? Bugi gukeba. Iyo zina ryaturutse mu Rwanda tisho. Kuki ubwo ninde watekereje kwita iryo zina? Umukobwa hari komedi tugiye gukina muri Rwanda tisho. Nyine ngiye guca inyuma undi mugabo mugenzi wanjye. Noneho umukobwa tugiye kuri seti ahita amavuga ati reka nze mpamagare Kabugi. So rero nje n'ubundi kubera ko bamagara Augustin ariko numva Bugi numva nyine Bugi riratwika ndavuga ati okay reka mumereze kuri Bugi. Rero nuko Bugi ryaje kandi ndumva nzarikomezanya no. Wumva ari izina ryiza se kubwe wazakomeza ukina witwa Bugi? Nashakishije irindi zina ndaribura ariko nyine kubera ko ryo baye urumva gukomeza kwitwa ahangahe izina rimwe ahangahe ntabwo biba fresh kabisa. Numva ko nahitamo rimwe akaba aryo namamariraho nyine Bugi kabisa abantu bakamenyeraho. None se turabona umeze neza none mu bindi bintu ukunda nko mu byo kunywa nko mu byo kurya abantu baratoranye. Ubundi ubyutse mu gitondo ni iki cyambere ukora? Ubyuka sangahe? Duhe nyine details zose ukuntu utangira nko mu gitondo urabyutse ubyutse sangahe, ukoze iki, ukurikije wiki? Shawa ngiye kukwirara ngo mbyuka sangahe. Iyo nzi ngo ngiye mu gitondo uri bukiye nkajya gutigita ngiye mu gitondo zinduka kare nkakaraba nkiborosa ngahita nyine njya guhiga njya guhiga mu gitondo. Wenda hari n'igihe mbyuka ngasanga hari icyayi kubera ko hari undi mwana tubana, hari undi musore tubana, iyo nsanze wenda yagitetse fresh ntanyuma ngahita njya guhiga. Bivuze ngo hari akandi kazi waba ukora atari ugukina amakomedi? Akenshi ni komedi kubera ko hari n'igihe tugenda tukajya gukora stock ya komedi kugira ngo nyine tujye twaporodinga gusa, ariko bitavuze ko regana n'uko nyine komedi ni igihe turacyatangira. Rero numva ko hari n'ibindi, hari akandi kazi nkora nyine guhiga nyine no gutegeta. Nawe urabizi bya hano Kigali bategeta ntabwo akora ikintu kimwe to. Iyo utari gukina mu buzima busanzwe urimo urakora iki? Iyo nari gukina mfite akandi kazi gasanzwe ngora kuri hoteli Portofino. Hoteli zanyishyura ko nyamamarije. Urihangana nyine ariko nyine nkora kuri hoteli Portofino nimba ntacyo bigutwaye ariko buriya nyine wazabikurikirana nawe. Iyo utagiye gukina wibereye mu rugo nko ku cyumweru uri gukora uduki? Iyo nagiye gukina nibereye home ndasenga man. Kabasara neza ako ndago turupo mukunda kore ubwo urasenga? Ndasenga byataye man, ndasenga ndasenga man, ndasenga ariko nyine reka nkubwire ariko uretse muri iyi minsi hari ejo bundi hari umusore twaganiriye, hari umusore twigeze kuganira nyine ari mu kabari yagiye kunywa inzoga. Noneho uwo musore arangije arambaza ngo
ariko nyine ariko yari yasinze yabivugaga muri brag aravuga ngo kubera iki baba bari mu rusengero iyo bari mu kabari ntabwo iyo bari mu kabari ntabwo bajya bavuga n'abakristo ntibajya bavuga nabi ntibagira n'ikindi batekereza ngo ariko abakristo iyo bari mu rusengero abakristo bo iyo bari mu rusengero babateranya n'Imana. Ubwo rero abantu basenga cyane nabo mugomba kuza batubwira mugomba kuzumva icyo kibazo cy'abo bantu biba bibereye mu kabari mwe mukabateranya n'Imana kandi bo batabavugaho. No kubetse abasitari bose umuntu ababajije ikintu barimo bakora mu rugo bahita bazanamo gusenga. Ikintu mpamvu gusenga ariko icyambere no gusenga to no gusenga. Nubwo waba udasenga uvuga ko usenga. Ariko ngenda senga ntabwo ngende muri abo ngabo. Usengera ko rusengero. Senga. Hano hirya. Gitwa ngo iki? ADPR tu. ADPR. Bamwe ADPR. Konzi ka ADPR nta bwanwa baba bafite ariko. Hirya mukunga. Cyangwa ni ibintu ubundi abantu mani abantu ni ibintu umuntu aba yishyize none se ujyanye ubwanwa ku rusengero Imana iragize. Imana yakurenganya none se ubundi bizite wenda Imana yifite icyano. Hari abantu bavuga ngo ubundi ADPR tuzi ko bagorana imisatsi ibintu bijyanye n'ubusitani bajya babikunda bashaka ubu ngubu na nyogosho washyiraho cyangwa se ngo nk'ubwanwa bwawe ukora uko ubishaka cyangwa ngo wiyambaye amaherena ku bintu nk'ibyo nyine ubona ari utu dukeye ku mubiri w'umuntu. Wenda reka mubwire wenda kubaho kugosha ubwanwa ukagira iki cyangwa n'isuku wenda ushobora kubikorera neza uko isuku bukamera neza ariko ntabwo ngiye umunsi nzumva ko muri Bibiliya handitsemo ko kugenda ufite ubwanwa mu rusengero ari icyaha ntabwo nzongera gusubirayo. Ubwo ngubwo nimba kuko ari icyaha bazanyumvira n'umurongo byanditseho. Abantu nitwe twishyiramo ibintu byacu tu. Abantu twishyiraho ibintu byacu. None kuki wahisemo kuba umwaDPR? Ngeze amadini yose n'ayanjye. Aho ngeze hose bari guterana ndasenga. Bivuze ngo no mu Basilamu ugerayo. Ngiye gipfa kuba ngezeyo usanga bari gusenga. Aho amasaha mfatiye nkumva bateye nimba ari ku rusengero ku cyumweru ndasenga hose yaba ku Basilamu batoya zana ndasenga. Numvisha haleluya ugiye nawe ugasenga. Ndasenga. Bivuze ngo uri bijiyo bije. Ndi bijiyo bije. Tukindira muri ba bijiyo bija nuhe mu comedy mu Rwanda. Ugukomveka umukomedi mu Rwanda ugukomveka ni uwuhe? Umukomedi umwe babiri wenda wenda guhera kwa mbere uwambe nambe gukomveka kabisa kabute uyu niwe kitegereze niwe ndeberaho niwe wa mbere ni Nyakiso uwa kabiri hano hari umusore wanjye bita Rusine bro Rusine aramuma byataye. Nyakiso mukundira iki? Nyakiso shamani Nyakiso ararenze Nyakiso azi gukina neza sinzi no mu Rwanda ukibaza umuntu ngo umukomedi wa mbere uzi ni Nyakiso batavuga Nyakiso ariko gusa abakomedi bose bararenze man. Abakomedi bose bararenze iyo umuntu afashe ikintu akavuga ngo agiye kugishyira ahantu imbere abantu bakibone akagikundisha abantu man ariko umukomedi ararenze tuzi umuntu usetse umuntu yarakaye. Hari inkuru mbi twarumvishe ko Nyakiso bamufunze. Ese ubundi biriya bintu byaba ari byo cyangwa byari agatwiko? Ni amakuru menshi mbifiteho ariko nanjye iyo nkuru narayibonye. Narayibonye ko Nyakiso bamufunze kandi urumva ibintu byavuzwe na RIB urumva ko ni ikintu cyari cyabaye koko. Kimara kumva iyo nkuru watekereje iki? Nyakiso ntabwo nibishije ukuntu nyine Nyakiso ngo yakubise umuntu mukuru icupa. Ngo yari yakubise umuntu yasinze. Yakubise ngo Nyakiso yari yasinze. Ariko nta makuru bifiteho ariko nyine ntabwo byumvishe Nyakiso ukubita umuntu icupa. Nyakiso nyine ntabwo ari mugufi nyine tu nuko aba yicishije bugufi. Nenda abantu bishobora kuvuga ati ni mugufi Nyakiso ntabwo ari mugufi ahubwo yicisha bugufi niyo mpamvu ubona ameze kuri kuriya ntabwo ari mugufi ahubwo aba yicishije bugufi. Team Nyakiso yose kuba niba barizwa muri Nyakiso comedy muri team yubona ari muntu ugukorera umunsi yo yabonye basohoranye comedy. Muri team Nyakiso harimo Ivan murumuna we harimo na bara bose bakinaga muri Afrimax Powisa ba Powisa nabayisha tukivuga ko Rayisha
ayisha ubundi waba uzi impamvu adakina na Nyagiso? nta makuru nyine mfite kuri ibyo ngibyo Aisha, gusa sinyibona nanjye muri komedi za Nyagiso. Ariko wenda buriya hari n'igihe Nyagiso ushobora kuvuga ati okay, muri iyi minsi ibintu by'abakobwa byari bimaze kumenyekana cyane kuri channel, reka none utongeye tumenyere tugarure. Buriya ni nyine abayihaye indi content nyine agomba gushyira. Buriya ni content y'abantu b'abahungu gusa, igitsina gabo kiri ubu ngubu, nikimara kurangira azahita acishaho, azongera agaruremo n'abakobwa biterwa. Wenda none se buri kanya no gukinisha abakobwa se, abakobwa no kuntu batura hasi ntabwo zisi byose Samusoni bamukoreye. Ariko ngo abakobwa batuma channel irebwa cyane. Abakobwa bararenze Imana. Abumva ari uwuhe mustar mu Rwanda? Ukivuga ngo abakobwa batuma channel irebwa cyane, ariko biterwa. Nose Nyagiso ngubu ko maze iminsi adashyiraho abakobwa ntabwo arebwa. Ay'abafana bagukunze, abanyarwanda bagukunze, abarundi bagukunze, ni fresh guys. Ariko ngo none twatugiye kunangiye kubaza kuri kino kibazo kivuga ati nuhe mu comedy mu Rwanda uba wifuza gukinana nawe uko byagenda kose ukumva n'inzozi zawe ukumva bizakuneza ni mukinana? Nyagiso ariko wanze mukunda. Nyagiso ndamukunda, ariko na Kiramani man. Kiramani ndamwemera byatari man. Bora kina fresh. Uvuze ngo bose bomba mwahuza mwakina nta kibazo. Buriya abakomedi bahuriye hamwe bagakina, bagahura nyine bakakomedi bahurije hamwe amaboko, ibintu byaba bimeze fresh nyine tu. Ariko nyine ngiye kubera ko bandenzeho ari abantu badanje, nyine mba numva gukinana nabo byaba ari ibintu bya danje nk'ukuntu noneho ko n'abafana. Okay, tuve muri ibyo ngibyo byo kugira abastar ukunda ikitira bigarukaho. None muzima busanzwe mu bintu byo kurya byo kunywa ukunda iki? Kurya ibintu byo nanjye nikundira imvange. Kubera icyo wahisemo gukunda imvange? Imvange ari fresh, imvange iriye nyine wumva ari fresh kabisa. Ntabwo ibintu byo kurya ibintu by'ibiri, oya imvange ari fresh kabisa. Tuzi ko abasore bakunda kurya kawunga cyangwa abandi bo mu cyaro bakarya amateke. Ntabwo ari bose ariko ntabwo ari abasore bose bahurira ku kintu kimwe. Buri muntu afite umutima n'ikintu muhata. Ngiye rero umutima wanjye mata imvange. Wumva imvange ariyo igukorera umunsi niyo wumva umeze neza. Ariko ntabwo nayijya gatatu. Ariko ndayikunda nyine akenshi iyo nitekereje kurya mba numva imvange yabanza kuzaho, ibindi bikazakurikira ko imvange nayiriye, ubundi imvange kuyirya nka kabiri, ariko ntabwo narya gatatu. Buriya mu cyumweru wajyamo imvange kangahe? Mu cyumweru nijyamo imvange kabiri. Imvange urayikunda? Ibivanze n'igitoki n'ibirayi cyangwa ari agatoki gusa ukagateka uko ubishaka? Agatoki, ibirayi, ibishyimbo ukabivanga. Nyine ukabivanga fresh kabisa. Cyangwa ari n'ukuntu ushobora gufata ibishyimbo, gufata ibirayi, warangiza bya birayi ukadushyiramo n'inyama, urabizi? Ugashyiramo inyama ukavanga ukarya. Cyane kumva ubuzima bwawe utabupanika ni easy. Ntabwo mbupanika man. Ntabwo byoroshye. Ntabwo wapanika ubuzima, yose wapanika ubuzima man. Ntabwo wabonye ko umusaza na Buravani wacu yagiye, yanga wacu akagenda. Ariko bari abantu baratubabaje. Ariko nyine ni ukwihangana niho bose bajya. Ariko nyine gusa abantu bajye berekana urukundo bakiriho. Wabonye urukundo, ngira ngo wabonye ko indirimbo za Buravani zararebwe, filimi ya Inga yasobanuye zirebwa, ariko yamajije gupfa, bamaje kwitaba Imana. Buriya baba barabirebye nyuma, mbere nyine akiriho bari kubibona, ariko kubera ko bakunze batakiriho, babereka urukundo batagihari, iyo barubereka bagihari byari kuri fresh kabisa. Nukubera iki abantu bakunda gukunda abantu ariko bapfuye? N'uburyarya nyine n'ubugoryi. Mani bambabarire kuvuga iryo jambo ubugoryi, ariko nyine bivuze babaye. Birababaje. Ukabona umuntu bamupostinze kuko yapfuye kandi akiriho ntago bamupostinze. Nyine nawe ibaze gupostinga umuntu ko yapfuye, ugasanga igihugu cyose cya isi yose yamupostinze, ugasanga indirimbo zimwe nibwo zitangiye gukundwa, ugasanga nibwo bari kwiririsha, ugasanga nibwo avuze ko amwemera yamaje gupfa. Biriya bintu babikubwiye uriho bro, waba umeze neza. Abonye abantu bari mu guherekeza Buravani muri rya joro bita
gukura ikiriyo. Ni ugukura ikiriyo kwa kundi umuntu yitabye Imana bakararayo iwabo. Byashoboka. Byari kuri live ya Buravan bari abantu benshi. Ariko nyine urakunda iyo baramwereka kiriho. Byari kuba fresh guys. Kandi urabasanga nta n'umuntu wigeze umusura arwaye. Muri bari abantu. Bahi. Abamupostinze niba kinya kumbarwa. Nanjye natikuyemo Buravan sinakundaga nyine posting ariko abantu cyo nabonye niko dukunda abantu bapfuye tu. Cyo kuza nanjye nakubeshye nakunze indirimbo yitwa Twaje ariko yapfuye. Sinari nanayize ngewe. Twaje. Nayo narinze ariko barayisharinze kabisa mitanyibona nayo ntanyikunda ariko abantu ntibakundane bakiriho mana abantu ntibakundane bakiriho bafashanye abo nawe bazagufasha wapfuye nanjye buriya nimpfa bazavuga ngo channel yawe zagira abasabu kandi bazavuga ngo hari yakenaga comedy kandi hari inshuti zanjye zibireba zikabyijijisha ejo bundi man nyira hari umuntu nabwiye ati nafate channel yanjye yipostinge nyine kuri YouTube yiwe kuri WhatsApp yiwe angira avuga ngo afite abantu biyubashye nuwe butumwa waha abantu nk'abo ngabo batajya bashaka gusharinga ama link y'ama video uba wasohoye ngo afite abantu biyubashye igihe kizabereka isi ni isakaye kabisa isi ni gatebe gatoki yego simvuze ko wenda nshobora hari igihe simvuze ko hari igihe kizagira gafatwe hari n'igihe nshobora no kubikora bikanga hari n'ababikoze biranga nyine ariko nanone ngomba no kwizera ko hari igihe kizagera bigacamo kandi igihe n'igicamo nyine nibwo igihe kizaba cyamweretse kizamwereka ko ibya bintu byanjye yafeka ubu ngubu ari gufeka hari byangejeje ngira ngo Kiramani waramubonye Kiramani yakinanye na Nyakso ariko Kiramani asiga afite channel irebwa cyane kuri hari benshi banamufikaga abantu benshi batangira gake ujye ureba zira comedy zirebera TV babirije bija bansa hatangiye abantu batabyumva ariko ngo basigaye babumva kabisa nsaba ngo imacana muri Kiramani Empire ariko nyine bisaba nyine gukora cyane kugira ngo ibintu bibe fresh bisaba gukora cyane abantu bakabona ko uri gukora cyane bakagupostinga tu ntago wakora cyane nyine wakoze cyane ibintu bikaba fresh abantu bagupostinga ariko ntibivuze ko nanone ugomba gufata utuntu biri aho ngaho umuntu apostinge nyine abastar barabizi baba bashaka kugira ngo banapostinge n'ibintu byawe babona ko ari fresh natwe tuba tugomba gukora cyane tu nakubazaga ku bintu kubona ubuzima busanzwe byo kurya kuko n'imvange nasobe mu bintu byo kunywa ni iki wumva ukumva umeze neza amata nago akantu ko kunywa gasembuye ntabwo ujya ukanywa gusa ni ibiki ntabwo njyamo inzoga ntabwo ujyamo inzoga kereka wenda nyine ntabwo kakantu ka ntabwo njyamo itabi man bora ntabwo ari fresh n'urubyiruko ahubwo mba rero nshishikariza n'urubyiruko ndebeshaho kamera neza mbibabwire mbone rero nshishikariza n'urubyiruko ko itaba atari fresh inzoga ntabwo ari nziza man byakoresha ibintu bibi man byakoresha ibintu bibi bikakwangirisha ubuzima hari benshi bafunze kubera ibyo biboro rero ntabwo ari fresh kugira ngo uzabone umutipe w'iki gihe utamwitabe ko biba bigoye ntabwo bigoye kandi ndahari kereka nimba uri wawe uvuze ngo ni wowe mbonye njye ndahari urumva nimba umari hari n'abandi bahari wenda utaraganiriza ariko hari na benshi uzagenda ubona tu akuvuga ngo ndabanza ugakurikira ntabwo mbizi nimba utarimo wenda utarimo ariko njye ndimo ndivuga ku giti cyanjye ntabwo nakuvugira gusa njye ndimo ndivuga ku giti cyanjye tu sha mva bari ibintu by'ibiyobyabwenge ntabwo ari byiza mu rubyiruko nuko zabica pe none hari akantu kaje ko guca ibintu byo kwambara mini kandi abantu bakunda kureba abakobwa bambaye mini bakumva bameze bese ni barabikunda bera bintu barabivugaho iki kwambara mini ntacyo nabivugaho byarakubabaje ko nari kabera se ariko byaragarutse usigaye bambara mini ahubwo none basigaye banakuraho barabafunze ariko byabayeho mbere cyagiye nyine bigikora ariko ntabwo bikibaho nose ntabwo urahura n'icyana gifite nyashi ugahindukira nyashi ni iki nyashi nyine tu ni nyashi isanzwe nyashi ni iki nyine
hari abantu baba bumva nyashe kandi ntibayizi nanjye ndimo gifite ubwiza gifite ubwiza ubwiza niyo nyashe nyashe se uyirebera hasi umunyamakuru nawe ni ikirara kabisa nyashe uyirebera hasi nyashe nyine kumubona urimo uravuga nyashe nyashi ni intege nyashi ni intege ni intege Uri kujya mu wenda mvuga ikibuno ariko ni intege mwana ubu ni ikibuno ahubwo oya ni intege wivuyemo tayi cyangwa tayi bivuze ngo wikunda abakobwa bafite nyashe nyine se utabakunda ko ushobora kuba ubwa ADPR warabugiyemo uyobye oya njye ariko nkunda abakobwa baranze ukunda abakobwa uzi ko aribo batubyaye sha cyakoze da nibo batubyaye bivuze ngo kuri yanjye ngo nta kintu wayivugaho yes iriya ya Kabera kuzana biriya bintu byo guca ni ya Kabera njye ntabwo ari yanjye nta kintu wayivugaho wapi Kabera ubwo nagaruka kongera akabivugaho azagaruka abivuge ntabwo ngiye ntacyo mpfa n'abana b'abaziranenge niba mba bashaka kwambara zose ko kera twambaraga ubusa twambaraga uruhu abahungu twambaraga uruhu hano imbere nawe uri mu bantu bambaraga uruhu ndavuga abantu ba kera nyine nanjye nyine nishyizemo kugira ngo ibintu byumvikane tuvuga twese nyine abanyarwanda kera bambaraga uruhu abanyarwanda ahubwo hari ibindi bihugu bicyambara uruhu ntabwo mbizi ejo ko ari igihugu cyarekeramye ngo impu ngo barazirya ngo zarabuze ese ko bazirya barazambara kuva bakari winjira mu ndege se nayigiyemo umwanda wagiye mujya hehe wagiye mujya hehe nayigiyemo merekeje umuntu muri muniga wanjye mwinjizamo ndagenda ndasohoka ntabwo nagiye bivuze ngo winjiyemo urongera urasohoka ninjiyemo nyine tunaherekeje umuniga wanjye ninjiramo ndahabona ndasohoka si wanubwiye kuyinjiramo se nanjye guhita nkubaza igihugu cya mbere wagiyemo ukimara kwinjira mu ndege oya aho nagiye ni hafi nagiye mu Bugande njya Tanzania ajya mu Bugande hagenda za Jaguar ntabwo hagiye indege se njya Tanzania ni perezida wagiye perezida ari perezida niwe ujyayo n'indege none wenda muri biriya Jaguar biriya birebire no mu Burundi nagiyeyo sha abarundi ndabashuje cyane nuwe mu komedi w'umurundi ukunda ugusetse ureba ugaseka umukomedi unsetse umukomedi ni babiri aho mbere ni gasore babalawo gasore era muhungu ratwika hamwe n'undi bita rutwe shalawu kabisa rutwe ararenze man rutwe ararenze akoze ko rutwe uzi baje no mu Rwanda ariko bageze no kuza mu Rwanda bakina na Nyax baraje se arakinanye baje ari batatu rutwe na nyine rutwe ni komanda komanda na gasore nize bamwita rutwe cyangwa bamwita rutwe nyine wabona abitera amatwi ahubwo bese wabaho twe ariko nta mutima mubi umwana winiranye na rutwe twe ntacyo dupfa nuwuhe mu sitari wo mu Rwanda mujye muvugana mu sitari wo mu Rwanda ubu tujye tuvugana muvugana kuri fone mwandikirana mbese se n'ubu inyanuzi rusine ariko rusine ngo nawe yavuye kure wayabaza kibonke rusine yavuye kure kandi rusine ibyo ngibyo aranabyibuka rusine we hari n'igihe ajya akunda kuza ku kazi aho nkorera rusine impamvu we rusine niwe musitari nyikeza ko ari umusitari wamenye ko avuye kure agaca bugufi buri ramuniga man uko waba umeze kose muraganira muraciringa iriya mpano yo gukina urira uyibona ute igihe iriya ya rusine gukina usinda yawe uri umusinzi ari umusinzi ni talent man na talent usana utasi ariko rusine giye nshaka kuzamubaza rusine giye nshaka kujya mumenye rusine ntabwo ziranzoga bayazinyweye imana ko ntabwo wagira kuri rusine ashobora no kuzinywa ibintu by'akabikina neza ashobora kuzinywa none ibintu bikaza ari fresh ariko kubera ko abantu twamaze kumenya ko nyine rusine ari ibintu ari talent yewe gusinda ashobora no kuzinywa ukabona yari kubikora kuvuga ati wapi buriya ni bira bintu kubera ko yasinze atanasinze arabikora ariko hari igihe buriya ashobora no gusanga yagiye gukora live
azinywa ariko nyine agasinda bya fresh ariko tukaba twabimenya akabikora fresh tutabimenya. none nanjye ukubaza ati si buriya ariko mbona umeze nk'umuntu wanaburaga wagira ibintu by'amaburage bisekeje ukuntu. Byaterwa nyine biterwa n'akantu niyo ndi mu kazi hari igihe abantu bamwe basetsa abandi bakarakara. nta kantu k'akaburage kameze neza wadutera tugaseka. Oya ese ni ngihe burage yanza hafira harimo utuntu uba ukumva turasekeje cyane cyane iyo umuntu adukuye nko kuri TikTok. oya njye yakunze ntabwo ari burage. njye nibaza wenda nk'ukuntu ugira gutya hari nk'ukuntu ugira gutya urumva wenda ukumva nk'umukobwa arimo nyine ukumva arimo arasenga ukumva ngo ari gusenga ngo yabuze umugabo akamara iminsi mu rusengero asenga ati mana uzampa umugabo ariko namwandikira njyewe akirebeshwa ku ruhande nyine akigira nkaho ntacyaha nyine akigira ko atabyumvishije. Nibaza nimba amaze iminsi ari gusenga kuko icyo abatekereza ko njyewe umwandikiye cyangwa njyewe umusanga arimo kuvugisha abatekereza ko noherejwe nande. Uvuze ngo ni wowe mugabo ushobora gusanga ari wowe Imana ushobora kuza ari njye Imana yohereje ariko ntabwo yabyumva. ubwo atakwitayeho no guhita bimurangirana. byahita bimurangirana cyangwa yashobora nanone mama wanjye nigeze kubwira mama wanjye ati uze gufungura nyine aze mama nyine yamenye ko nkoresha Instagram ajya kuri Instagram arangiza sacinga ngo umuhungu wanjye kakantu karanshikije bya hatari. Baze kujya kuri Instagram ukandikamo ngo umuhungu wanjye nimba yazi ko biraza kugaragara biri uze kuboneka. Ni ikihe kindi kintu cyakusekeje cyane kuva wabaho? Cyasekeje numvishije se numvaga ko perezida numvaga ko njye numvaga Kagame abaperezida bose bitwa ba Kagame. Numvaga ko abaperezida bose bitwa ba Kagame ku isi hose numvaga ko abaperezida bose bitwa ba Kagame tu. Ikintu wakoze ukiri mutoya utazibagirwa bara ni iki? Nakoze nkiri mutoya mfite imyaka 10. Ikindi byaba muri y'abana wakozemo iki? oya man nyine nakindi by'abana baradukubita nyine kwa kundi mugenda mukiba imiceri bakajya guteka mudakoroboyo. Ntabwo wakinye kwihisha n'abo bana? Ndabona biki ariko ubwo wakinye witwa papa? oya wakinye n'umwana ntabwo uri umwana kunze ko bakunda gukina bitwa ba dadi. Dadi nyine ari ukuntu nyine iby'abana bitavamo iby'abakuru ariko ntabwo nyine nyine mbikira. Ni ukuvuga ngo warabitarutse ntabwo wigeze bijyamo. Kandi kubona uri kumbeshyara. Ndakubeshyera icyo mwana ntabwo njye nakubeshya. Ntabwo mujya mukunda kuvugisha ukuri. oya mwana tuvugisha ukuri ahubwo nuko abantu batajya babyumva nyine mugiye mvugisha ukuri ngiye mvugisha ukuri njye kurwanya mubwiye nuko. Wowe afite imyaka ingahe? 19 ejo bundi. Nacyari mutoya. Cyarakana. Nacyari muto pe. Wowe afite umugore cyangwa aracyari umusore? Nacyari umusore kabisa. Nacyari umusore. Bivuze ngo uri muri akaribu abakobwa barimo barakureba barimo bakwiki kiganiro. Akaribu mbahaye. Gusa ndacyari umusore. Ufite fiance? Cyatugiye daroga. Aza kuki mukunda ibyo bintu? Ufite fiance? Ntawe mfite. Tayari uri ku isoko? Ntabwo ndi ku isoko n'izindi byandazwa abanyamakuru mwabaye muti. Ubu uri ku isoko abakobwa bose nibashaka bazi. Ntabwo ngende ikidandazwa. Nimushaka nzamushaka nzamwishakira narwamwe ngo nshaka igihe. Niwe muntu mwahuye mu buzima ukumva kutazamwibagirwa? Twahuye. Wamenye mu buzima bwawe ukumva kutazamwibagirwa? Namenye. Abantu bose tuziranye igihe mba numva ntazabibagirwa. Akora umuntu wawe ukoreye ibintu byiza ukumva kutamwibagirwa? Mama wanjye. Kubera iki mama wawe? Mama
wanjye yarambyaye imana nta wundi muntu wamuruta se nawe none se njya kubaza ikibazo ugiye muri fone yawe ugasangamo koro zigera muri 5 yego imwe ari iya shire wawe indi ari iya mama wawe indi ari iya papa wawe indi ari inshuti yawe indi ari iya sister wawe ninde muntu wahamagara bwa mbere umwe ari iya mama wanjye iya kabiri ari iya sister wanjye iya gatatu ari iya sheri wanjye iya kane iya kane cyangwa ni eshatu zonyine ari iya papa wawe nahamagara mama wahamagara mama ariko banze ukunda akaba abahungu bakunda ba none se arega nawe urabyumva none se umusheri wawe nje bushobora ko yaguhamagaye agira ngo muvugane bisanzwe muganire yego none ashira wawe bari fresh ariko man umuryango bari fresh kabisa icyo mama wawe mutavugana bisanzwe mama ashobora guhamagara wenda akubwira ati ndarwaye ashobora kuguhamagara akubwira ko wenda bagiye bamugonze cyangwa se ari n'undi umufashe telefone amuhamagaye cyangwa akubwira ko gukeneye undi mubyeyi nyine abakeneye umwana kurusha ibyo afite ibyo atunze kuba utunze kose ariko mu mubyeyi aba ajya mu mwubahe gusa nshobora kwitaba mama wanjye shira wanjye twaza kuza kukwiyunga nkabimubwira kandi na shira wanjye nkunda yanyumva kumva ibyo ngibyo ari byiza mu bintu binini twajya mu bintu bijyanye n'imikino n'imipira ibyo bikurikirana ibintu by'imipira ariko ujya ubyumva ndabyumva bivuze ngo ufite n'ikipe ufana ariko nyafana ndi muri stade ufana muri stade iyo nagiye muri stade ngomba numva ndi gufana fresh nta kipe wumva ufana se ku buryo ukajya ugiye kwishyigikira kugira ngo nshobora kugenda nshyigikira nka pere ariko ntabwo uyifana ariko iyo byahuye nkareba urumva hari nk'ukuntu nyine mba ndi kumukorera match mba nshaka ubundi ikintu kinshimisha nkumva ko nishimye ntabwo mba nshaka ikintu cyambabaza ni ukuvuga ngo iyo ndi kureba nka match ya pere na Rayon wenda byahuye biri gukina aperi gatsinda njya mu bafana ba peri tugaserebura fresh nabona batsinzwe banganyije arabizi ko iyo bamaze kunganya bose baraceceka nta n'umukomeza no gufana nkata nkongera nkajya mu byishimo nimba ari itsinda cya kabiri nkata njya mu byishimo bya Rayon nkabajyamo nkabavuyanga bivuze ngo uri bigiyo bijya ndi bigiyo bijya none nta kipe n'imwe ugira ufana ufana peri mwana ufana peri ariko numvaze umukinnyi wo muri aperi kubera iki se ako bo baranze bo ukaba utabazi abo bakinnyi ba peri se ko nari ngiye kuba kubazahora mbaza ni uwuhe mukinnyi wa peri uzi ugukumve niho yaryo banze muhire mu bantu nk'abakinnyi baho batatu abakinnyi baho batatu wenda muri ba rutahizamu harimo nka Mugunga Yves hakabamo Baka Baka we yavuye muri Bugesera hakabamo n'akakana kitwa Ishimwe Aniseti kariya gakunda gutsinda Bareyo Ishimwe Aniseti rero Ishimwe Aniseti katajya akunda kubanza mu kibuga se umukundira iki oya rega ntabwo nase umukinnyi ngo ni kuba atabanje mu kibuga bivuze ko batazi gukina ashaka kuba atabanza mu kibuga ariko yaza abandi babanje mu kibuga nta n'ikintu bakoze akaza agatsinda abanyamakuru umuntu wajya ababaza ujye utubaza mujye muri ku muntu akababaza mujye mubaza nta kibazo murareka mubaze nk'ikibazo wenda igihe ndakubaza nk'akabazo gatonya to nta kibazo ni nk'ihurizo ibiti 7 sibyo ibiti 7 bibiri byarumye 4 biratoshye bibiri kimwe cyarasaze ubwo ibyo biti 7 ni ibi ngo ibiti 7 bibiri byarumye 4 biratoha kimwe kirasara ubwo ni ibihe biti bibiri byarumye kimwe kiratoha ikindi kirasara yego ibyo ni ibihe bitira sha ntabwo wakimenya wana niho nimwe muba mubizi icyo nawe ndagisubiza ngo aba muri comment baraza kubivuga wajya muri comment batubwira ibyo biti ni ibi mubaze ikindi se nta kibazo kuvuga ngo umukobwa mwiza nyine tu umudade mwiza nyine yagiye kuvoma urumva
ageze ku mazi agwa mu mazi. Ariko hari umuntu wamukundaga mbere ye, noneho akamubenga ajya ku mazi ahita agwa mu mazi. Aguye mu mazi ingona iramurya iramusama. Hejuru umusirikare ahita arasa ingona. Ingona iruka umukobwa agwa mu mazi. Umurobyi aroba umukobwa. Umurobyi arobye umukobwa amukura mu mazi, umuganga avura umukobwa. Ubwo uwo mukobwa azakunda nde areke nde muri abo bose? Azakunda wa wundi wamukijije ingona. None se bataza kuba umurashi ngo arase ingona yari kumukijije, iyo bataza kuba umurobyi ngo aroba uwo mukobwa yari kugenda gute? Ese ko iyo uwo murobyi iyo aza kuroba agasanga ingona yamuye yari kuroba iki? Nyine niho ndi kubaza. Nyine njye ndi kumva sumbye ngo musubize se wowe yahitamo. Hitamo ngo wamukijije ingona. Wamukijije ingona gute? Ngo nyine warashe ingona ikamuruka. Nyine oya, none se n'ubundi uwo musirikare yari kurasa ingona, umukobwa akagwa mu mazi agahita apfa n'ubundi amazi akamutwara. Bose nta n'umwe agomba gukunda. Kandi ntabwo waje ngo azakunda nareke nde. Nta n'umwe yakunda. Azahita nde muri abo kubera iki nta n'umwe azakunda? Ko bose bamugiriye akamaro. Bose bamugiriye akamaro. Nyine azakunda agomba gukunda umwe. Njyewe rero uwo nakunda ni uwanyijije ingona. Bose se ko wayigukijije? Umwe yagukijije urupfu. Ingona yaramuriye, umwe yagukijije ingona, undi agukiza urupfu. Umwe wagukijije urupfu rero n'ubundi niwe nakunda. Abanyamakuru mugira amatiku. Neza ngo cyakunaniye abantu bakaza kugisubiza nacyo. Baratubwira uko bari bubyumve ariko n'ubundi ntabwo ingona se. None se iyo uwo murushi atarashe ingona ni umukobwa nawe yarapfuye. Nanjye ni mama nagwanye nihuriza ariko. None wowe se wumva yakundana? Wone nabo baza gukunganira niba babisize. Reka nyisubize. Yakunda wanda mukunze mbere. Amukundaga muri quartier. Babandi bose akabareka. Abaretse nta numwe wagira ishyari. Hagiye ko niko nakubwiye. Oya. Ntabwo yeze witaho wase wibuke ko ari wowe yigeze kunambira mu gati yawe. Uwo ngose yamukunda iki ko nta kintu kizima yaba yaramukoreye. Nyine impamvu aho ngabo bo yabare kujya mutabatera ishyari. Bose akabareka nta numwe warakara bose abaratse abaretse. Akikundira wundi n'undi amukundaga mbere. Urumva wowe nta muntu umwe yakunda. Cyangwa bose akanabakunda ikintu yabitwaye se. Oya se kandi. Byabana by'abanyarwanda, by'abintu by'abanyarwanda ngo Kigali wishiye se. Kigali wishiye nyine. Bose bakunda abantu bagera muri bane ma. Nese nta bakobwa batendeka ahubwo se n'abahungu bagira mu. Ahubwo ngiye nkubwira. Nimba ari urukundo nsigaye ngiye nimba ari urukundo ngira. Ukuntu ngiye nzafata neza umugore wanjye. Mfite ubwoba noneho ko mfite ubwoba ko maboko azambwira ngo ndongore na barumuna be bose. Ko zamufata. Man zamufata byahata. Abo kazambwira ati barumuna be kera twara. Bose ushatse kuvuga yuko nyakubuko azavuga ati ndakugabiye ijyanire. Ndetse no kunazabona n'umwunzi umukobwa we. Kwande kumva umuryango uzashaka muzaba ubwoweho nda. Ubwoweho. Ako nyine abandi basore bazata bagira. Umuryango warawubonye se? Oya. Ago ndawubona. Nibanga. Nibanga. Nibanga rikomeye cyane. Ubere kugira ngo abandi bakobwa binjire. Bahese. Wavuze nimba hari ufite bakakinga imiryango kwa kinga. Nimba bahari nibaza. Ndabanga se. Ni yawe wishaye buze. Oya ntago wishaye se kandi. Ni ya Kigali wishaye. Shaka soza ikiganiro njye mu kazi sha. Aka amafaranga ko yafite ufite ikihe kibazo? Amafaranga se nyafite. Amafaranga nyafite hego. Abasitari mu mufite amafaranga. Wayama yose nimba uyafite wowe. Amafaranga se. Kandi tuba twarakubiswe. Amafaranga twe tuba tware yabuze ariko mwebwe mu yafite ari menshi. Nari ngiye kujya mu kanya kuri channel kujya gukurikirana mukanya nende kuri YouTube ndi gukurikirana channel abintu byanoza bya bamoriki. Muri kisubizo ko amaje kumufunga ejo bundi. Ako ntago bamufunze.
arafunze. Afungiye iwe ariko Reka ko afungiye Imana ise byamubuza ko afunzwe bamukatiye ngo nimba ari imyaka 25. rero ibintu byabamura iki se ubivuge wiki Ntacyo ahubwo ngiye ikintu icyabamura iki byo ntacyo navugaho. Gusa nyine none se abantu hari igihe nk'abantu mu bindi byo kumva bari kuvuga ngo bamuriki gusa niba mufungure ngo icyaha kibaho ngo perezida nagira imbabazi ngo amurekure ngo naba ngo Imana ngo icyaha kibaho nawe udakosa. Mwibaza impamvu bamureke we wenyine bavuga ngo bamurekure kandi hari benshi bafungiwe icyaha cya ruswa. Kubera iki saba abantu bo batayi babavugira ngo bavemo ni ukubera ko bamureke azwi. Bagomba kureka bamureke nyine agahanwa agakurikiranwaho n'ibyaha bye yakoze. bamuriki se bamuriki ariko ni umuntu ukomeye mu yari umuntu ukomeye mu gihugu. Kuba yari umuntu ukomeye se kuba yari umuntu ukomeye bivuze ngo arye ruswa. Ntabwo yari icyaha se ubundi icyaha niba u Rwanda rwa kera u Rwanda rw'ubu rero ntabwo ari ibyo ngibyo ntabwo bikibaho. Icyaha niba cyemera urumva nta mpamvu yo kuba n'ubundi batamura. Sindo wa kera ariko amateka y'u Rwanda ndanyumva. Habyarimana urabizi ko Habyarimana aribo ibintu byabaye ku bwa Habyarimana urabizi. Jenoside yarabaye habura imiryango myinshi kubera ubuyobozi bwari buriho bubi. Nakoka ariko yo ni ibintu nuko bazinye ibintu by'ubwoko. Ubwoko none se ko ngubu butari bose. Ngubu ko turi umunyarwanda ko turi bamwe. Dufite umuyobozi mwiza. Rero perezida nawe icyo ashaka nuko n'abayobozi bamwunganiye bagomba kuba ari abayobozi beza. No rero kuvuga nujya kuvuga ngo perezida ngo nuza ngo bamurikira umuntu ukomeye none se umuntu wese ukomeye azakora ibintu bibi kugira ngo kubera ko yitwaje iryo zina. Ya nanone buriya birumvikana kabisa. Oya ntabwo bibaho nyine. Agomba gukurikiranwa n'amategeko agahanwa. Ndimbati sasa ari muri gereza ariko nanone ni matare ko yaragambaniwe. Abantu tumaje kumenya ko tumaje kumva ko umuntu w'icyamamare ngo cyangwa ubimeze ute ngo atagomba guhana. Sibyo nuzaza uvugira Ndimbati ukavuga ngo Ndimbati yarafunzwe ngo agomba gufungurwa ukumva umufitiye impuhwe ariko ujye ugira n'impuhwe wa mubyeyi wa mwana yateye inda akamubyaza impanga. Ariko Ndimbati ariko abana arabemera ariko kuba bemera umwana w'u Rwanda afite uburenganzira bwe. Bivuze ngo ushyigikiye uriya munyamakuru washutse uriya mukobwa nawe uriya mukobwa mugira inama. Umunyamakuru sinzi ntabyo nzi ibyo ngibyo ntabyo nzi by'abanyamakuru ariko umukobwa wenda icyo ikosa yakoze nuko yagiye kurega Ndimbati abana babaye bakuru bagize imyaka ariko uriya mukobwa baramushutse. Ibyo ariko bigaragara umwana mukuru w'umukobwa baramushutse sinzi uwamushutse ari we ariko yarashutswe. wowe uri abayobozi wa uratwite umaze kugeza imyaka uratwite amezi 9 urageza aho byara abana bageze aho barya ugiye kurega umuntu kandi barakurikiranye neza. Ndimbati we yarivugiye ubwe ngo baramuhamagaye ari iwabo Eribe yaramuhamagaye ngo aramushaka arangije arayitaba kandi yari yabimenye neza ko byamaje kumenyekana arangije yitaba Eribe nuko yari afite icyo yizeye ariko nyine kubera abatwi abantu bamugiyemo bakamuvuga bakavugira umukobwa akajya kurega akajya kuvuga ku mateleviziyo. Uriya mukobwa ndabizi neza nawe bari kwicuza ariko nakomeza yihangana nanone ntago twese tugomba kuvuga ngo Ndimbati ngo ararengana n'uriya mukobwa arababaye. Bivuze ngo wowe Ndimbati wamufunguza ufite ubushobozi wamufungura. Ntabwo njye namufungura nagenda ku mategeko ambwira icyo amategeko ambwira. Anese amategeko nyine wowe se urumva utavuga se ko bamugize ko bamubeshyeye urumva. Ntabwo bamubeshye kandi yateye inda nyine yateye inda ariko ose Ndimbati afite imyaka ingahe? Harakuze. None se uriya mukobwa afite ingahe? Umukobwa ariko nawe Ndimbati cyambere afite umugore n'abana yari afite umugore n'abana abaca inyuma cyo n'ikindi cyaha ngo ajya Ndimbati yavuze ngo yagiye ngo uriya mukobwa ngo yamukuye ku muhanda ngo ari gutega kuri buriya nyine kwa kundi ngo kuri senkisi
ariko ngo Subiza. yaramusindishije yamuhaye ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge. Uzi umukobwa wavuze sinzi ikiyoga yavuze ngo bamuhaye. Kandi baze umukobwa uzi icyo kiyoga. Umukobwa ngo baramusindisha arasinda. Nose izo nzoga zamugumyemo mpaka umukobwa agera aho abyara, agera aho atwita amezi 9, agera aho abyara, abana bagera naho bajya kurya. Izo nzoga zikimurimo ko atabivuze se. Mukobwa ariko ko mbona ari mukuru kubera iki abantu bavuga ngo aracyari. Oya ni mukuru ariko umufasha ukamugeranya na Ndimbati sha bro. Ndimbati arakuze. Ndimbati arakuze gusa nyine none Ndimbati Imana imugenderere kure. Imugenderere hafi atsinde azavemo. Naho ubundi neza ni hatari. Ariko numva ngera none ikindi kiza none Ndimbati bamufungura agita ku bana. Wene kuri kubyumva. Akita ku bana be ubuzima bugakomeza. Cyambere nuko umugore yaba ameze neza, abana bameze neza, abana bakiga, umugore akabaho neza. Ndumva igihugu cyaba gifite umutekano. Wowe ugize amahirwe yo gutera inda ukabyara impanga wabyitwara mote. Ugize amahirwe yo gutera inda ukabyara impanga. Ugize ngo akora amahirwe yo gutera inda. Gutera inda ntabwo igihe kiragera. Cyageze se. Gusa impanga ziba nziza. Cyageze. Uze gushaka no gushaka umugore ugashaka umugore ntabwo akunda impanga. Ariko Imana itanga urubyaro wasanga n'izo mpanga yazikunda. Nazikunda Imana izimaye. Maze gwaye wazikunda. Bivuze ngo nowe ntabwo uzikunda. Wazikunda kuko Imana iziguha. Impanga ndazikunda. Urumva wazazibyara se. Iwanyu hari umuntu ubyara impanga? Umwe arahari. Nagiye kwipimisha kwa muganga bambwira ko nzabyara impanga umunsi wa mbere. Bivuze ngo umukobwa ushaka inda y'impanga anyegere tubikurikirane fresh. Tubikurikirane. Ariko tugiye kuri umukristo. Ndi umukristo. Ko mbona umeze nk'umunyagatolika. Guhera iki? Ndimo ndabibona. Ubirebeye kuki? Akunda utuntu tujyanye na sex, uradukunda fresh. Sex? 6 ni gatandatu cyangwa ni gatanu? 6. 6? Gatandatu se? Gake? Ni gatandatu. Abakwejejesha se. Sex ni iki? 6 ni iki? 6 ndikuvuga 6 ni kwa 6. Watsobanura Kinyarwanda. Ntabwo 6 mbizi. Akenshi ngiye nkunda kuvuga Ikinyarwanda kubera ndi umunyarwanda. Ibintu bijyanye n'imibonano. Imibonano guhura n'ubwo nge nawe twabonanye nyine ubwo twakoze umubonano. Imibonano. Imibonano mpuzabitsina. Ibitsina tuzi zino ziziraho ibitoki. Gutura hasi cyane noneho. Sobanura neza ibintu. Gare gatubireke. Umunyamakuru akumaza ibintu nabisobanure. Ndikumva utabizi. Icyana gute? Ndikumva utabizi. Utura hasi cyane se kukizana n'iki hagashye. Sizo slang musigiye mukoresha ngo nangana. Nose umunyagatolika tura hasi abana. Abanyagatolika bakunda sex. Nk'abasiramu ariko ni idini ntabwo ari itora. Abanyagatolika bakunda sex. Wabishyiraho akaboko bakagatema. Ntabwo ari ibyo bivuze. Ntabwo ari ibyo bivuze ko abanyagatolika bakunda n'iki. Ntabwo ari abanyagatolika bonyine. Bivuzwe n'uyu munyamakuru wanyikira. Ntabwo ari abanyagatolika bonyine n'abasilamu n'abarokore bari abakore nabo biteye ya misatsi yabo ngo ntibashyiraho amaruje inuze amaherena nabo bari ariko kumva mbakimanga. Hari abo duhurira n'iki bari muri party. Kandi ari abarokore. Ata numva nta myaka 100. Mu bantu baririmba indirimbo zijyanye na gospel ni bandi ukunda? Abantu baririmba indirimbo zijyanye na gospel? Nabo. Abo Dorcas na Vestina mani baratwika. Urabakunda? Wow, nizihe ndirimbo yabo ukunda? Indirimbo bita ngo
mani zirahari nyinshi hose indirimbo za Vestine n'abadorokasi nazo afite ibuye afite nahawe ijambo bafite nahawe ijambo mani urayikunda cyane ngena ego kumana nyine nshaka kuririmba kumva indirimbo yabo rayanze bitewe n'ijwi ryanjye rikorera nahawe ijambo ni fresh wereko wanayiririmba tukabyumva nta modo mfite yo kuririmba akanya yo yijyemo nimba ari itegeko kiza urufite ntago wayijyamo kiza amafaranga ukavuga uti uradirimba kakarembo nguhembe ntago wayijyamo amafaranga nyine man nasubize se amafaranga bivuze ngo wabijyamo amafaranga ntacyo nakora mwana ngo nyabona nta kintu natakora ngo nyumva n'amafaranga nta wundi muhanzi ukunda mu Rwanda agareka umwana nta wundi muhanzi ukunda mu Rwanda ukunda imeze gute nanjye kubaza ku bahanzi nyine ukunda bo mu Rwanda barani nk'abandi ahanzi bose ndabakunda mwana ako harimo umuntu uba gukorera umunsi hagati ya Bruce Melody wenda na Christophe nikunda Bruce Melody man Bruce Melody yasohoye indirimbo ukuntu numva nishimye aba wishimye kukiza Christophe wowe utakumva ko indirimbo yagushimisha Christophe kera aririmbaga neza ariko asigaye aririmba banga bakanuka kubera sigaye aririmba yigese aririmba harya ndimo yasohotse gusa atari ingi yasohoje ubundi irahindi yari afite ngo yaririmbaga ngo control ngo bushi nimba rubuzi ya bushi ngo nyine kumva ko cyama karakanka niko kabimana niko kabi karakanka barumva nazi byari byo niko kandi imbere ririmbaga fresh niko gatuma utagakunda se ajya ririmba neza mwana ase birabena n'ibiki nyine biterwe n'indirimbo aba yategereje bani niko aba yayishaka reka tumwihorere njye mfana Bruce Melody munyakazi ma se ba Bruce Melody itajya mu gihugu cy'u Burundi bakamufunga nabise buhana Bruce Melody yarabikoze mu Burundi ariko bari babanje kumufunga ngo yanze kana nagahita birane ibintu bapanze abahungu ibintu bapanze ibintu bari bapanze ubibwiwe n'iki se aragwamuherekeje aragwamuherekeje ago namuherekeje ariko bitewe n'ukuntu bamufunguye agahita yari yihara mu Burundi nibibaho none dusoza turugana ku musozo ni iki kintu wabwira abanyarwanda badukurikirana kuri Rwanda Tech Show umuharuro TV aho hantu hose tugiye kuba ibintu bya danje none bivuze ngo nta rungu habe na gato hari amakomedi mugiye gusohora muri iyi minsi kuri Rwanda Tech Show cyangwa umuharuro TV kuri channel zose kugira ngo bose bajye hose umuharuro TV n'ubundi uyu munsi turashutinga Rwanda Tech Show twashutinze ejo bivuze ngo bitegure imizigo muri no minsi imizigo bayitegura tugiye kubaha ibintu bya hatari man tugiye kubaha ibintu bya hatari kabisa turimo turakora cyane nyine kugira ngo turebe ko natwe twari twakwigezaho kabisa ibintu bimeze kandi abantu bamaje kudukunda abantu basigaye banatubaza hari n'abantu benshi basibanyandikira ati ko mutaploadinga harabura iki agati agiye gushya kabisa saba support kubishyiraho umutima mwiza support ni nyine bakore subscribe like comment share nta muntu wabona wagize ubona usaba gusapotinga mu bikorwa byawe ntabwo wamwakira se unsapotinga se akaba manager se akagufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi oya nyine umuntu ushaka kudufasha yatugeninga ubundi baravuga ngo inkunga ya mbere ni subscribe niyo ya mbere nakarakareke n'agakobwa hari n'abantu bajya kuri YouTube bakareba bakahita bakanda subscribe ku kanya nibareba ibintu iyo ukanze subscribe kuri YouTube nubanze kureba video ya subscribe itivaho ya subscribe bwanze wonye gusubiraho bakwereka ko utagize ukora subscribe bigusaba kubanza ukayireba basi
ukayirangiza nubwo wari bafite imwe ukayirangiza warangiza ugakora subscribe, ariko byaba byiza uzirebye zose nimba n'uburyo ugiye kudushyigikira zose ukazireba ugakana n'iyo subscribe ugakana n'iyo share na comment ukatubwira ukuntu ejo twazabigenza ushaka ko tuza nyine gukina kuri channel yawe cyangwa se ushaka ko nyine mu bundi buryo ushaka nawe tugufasha mu bundi buryo cyangwa ushaka kudufasha wazatubwira cyangwa bakajya bajya muri description ya noze ya comedy bajya basanga na nimero babaze wajya cyangwa ukajya kuri YouTube wanije wazasanga numero bazashyiraho numero muzaza mujya muzire mukaduhamagara ewana ibintu fresh kabisa bakabaha n'ibiganiro bitangaje nabyo bakabibaha mukaduha n'ibiganiro byatare mwaba mukoze cyane support ni yanyu ewana so ufashe video yanyu nakinye ukayipostinga byagutwara iki nimba urebwa n'abandi 100 havuyemo umwe cyangwa batanu bakamya subscribe kugira ngo harimo ngirenze yo ngiyo so ku bantu bari bakurikiye Mahoro TV turabashimiye cyane ku bantu muri kandi subscribe like na comment turabashimiye cyane mujye mushyigikira abana b'Abanyarwanda ibintu by'agaciro twihanganisha Yago TV show urwaye kandi kuko mane Yago ararwaye mane tumwihanganisha umuvandimwe wacu rwarubukira kabisa turakwemera cyane mane mufashe umuhungu w'Abanyarwanda ararwaye no kumusengera mane turamukunda byatari ujyona ibikorwa byinshi byo kurubona abantu benshi bafasha abantu benshi yagafite akamaro mane abarwayi bari no mu gihombo babayeho nabi kandi dushimiye na channel bita Afrimax TV nayo igifasha abantu bikaba ibyo kurya mbese nyine Afrimax ujyona ko Afrimax yo iranataruka kajya mu buga kajya mu Tanzania ayo tuyishimiye cyane kajya kuzana ibiganiro mu ariko umva bamufase nanjye ubu noneho tayari ubundi wowe kutagize ujya hanze mu byo kuzana ibiganiro bagutera inkunga bajye baguteginde ndimo ndabitegura ndacyari hasi cyangwa uzamakaza ngiye ujye ngenda ngikubiza ndimo ndabitegura so reka tubashimiye cyane rero twa turi kumwe n'umusitari ukina muri channel ebyiri mu Mahoro TV jyewe kandi yo subscribe like comment ku biganiro byacu Rwanda Tech Show naho bashyigikiye kandi subscribe like comment ujye gukanda ukazogera twa produce batabikwereka ko twa produce batabona notification turagushimiye murakoze cyane namwe kabisa mwakoze kunsura ahangaha iwanjye n'utamuzagaruke ewana nubwo ariko mwaje muntungu yawe kubutamuje manza mu mumagare n'abandi bose twabashimiye cyane cyane murakoze cyane thank you for